baje kubashimira ko muzingiye mukitabira ubutumire tugire inama none ko imirimo y'inama y'ubukurikirane kugira ngo bagezeho make Thomas Benja wowe uyobore inama Samari Fabio ukanya kugira iterambere hamwe rero bw'ijambo Thomas hanyuma Thomas akatugezaho amagambo arambuye iyi association yacu dushaka gushyiraho hakaza kuza umuhango wo gusinyira statut ko twemeye kuri muryango umuhango wabaho tugatora biro komite ubwo hakaza gukurikizaho ijambo kuza kumutorera iyi association yarangiza ijambo ry'abatumiwe bamwe bazavuga ijambo hanyuma twarangiza inama tuba rero bagira ngo n'ijambo Samari kandi arakoze Dr. Kabano ku ijambo babyeyi namwe bavandimwe hashize igihe kitari gito iyi groupe d'initiative itekereza yuko yazaba tumira kugira ngo tubereke umushinga turi buze kwigana hamwe uyu munsi turi buze gushingira hamwe uyu munsi mwese muzi ibyabaye igihugu cyacu muzi ko cyagufite ishyano twagushije twarigushije kuva muri 1959 ishyano ryatugwiririye byaranakomeje muri 60 iza 63 iza 73 aguha n'imyaka tindaho cyane iza 90 ariko ishyano ryarushijeho kuba agatangaza imbere y'isi yose umwaka ushize muri 1994 iryo shyano ngira ngo twese turabizi nta wakemwe bitindaho yenda icyo umuntu yavuga nuko tudakwiye kwifata nkaho nta cyabaye hari umugabo twaganiriye mu kanya abwira ati muri 59 ikintu ryaraguye abantu barapfa inka ziraribwa amazi arashya igihugu gicura imiborogo hashize iminsi mike bati mwongere muture abantu barongera baratura barabana bongera basangira nkaho nta cyabaye birongera bivuga birongera bivuga mu myaka yakurikiyeho turagira ngo twe kwifata nkaho nta cyabaye turagira ngo dushake uburyo abantu bakwitegereza neza ibyatubayeho ishyano ryatubayeho yenda rishobora no kuzongera
kutugwaho, nta kigaragaza ko ishyano rizongera kutugwaho, ndetse hari ibimenyetso bihereye no kubona ko ababifitemo uruhare muri iryo shyano ntaho bagiye. hari abo hanze y'igihugu, hari abo mu gihugu, ababifitemo uruhare runini ntaho bagiye, baracyahari kandi nta kigaragaza ko bahinduye imigambi yabo. twashatse yuko hajyaho ikigo cyadufasha guhanuriza amahoro yacu aho bigeze, tugahanuza ishyano ryatuguyeho, tugahanuriza umutekano wacu mu minsi itaha, ari muri iki gihugu, ari mu karere dutuyemo, tukamenya ishyano aho rituruka. Hari dukunze kuvuga ko ishyano rishobora kuba ryaraturutse hanze, hari abavuga ko ryaturutse hanze, bikaba bijyana na colonialisme, ubukoloni, cyangwa na neocolonialisme, cyangwa na imperialisme. tukabimenya ko ariho soko y'ishyano ryatuguyeho, tukiga n'uburyo bwose bwo kugira ngo iryo shyano ryo kuzongera kutuba. hari n'abandi bavuga bati ishyano ryatuguyeho rituvamo, biva mu gihugu hagati mu banyarwanda ubwabo, imbere y'uko biva hanze bituruka iwacu. ibyo nabyo tukagira ngo abantu bazabyigeho, bamenye ukuri aho kuri, bamenye imvano y'iryo shyano. ikindi nakongeraho dushaka kwitegerezaho ni imiramukire y'abasigaye yabo iryo shyano ryasize, tumenye imibereho yabo, abantu bigana za porogaramu z'ukuntu babashyigikira, ariko babyiga ku buryo bunonoze. hanyuma twige nanone ku buryo bunonoseye ukuntu twakubahiriza abacu babaye ibitambo byo kubohora iki gihugu. abacu babaye ibitambo ni benshi, kandi ubuzima bwabo babutanze ku buryo butandukanye, ariko kugira ngo tuzige ukuntu twabubahiriza ku buryo butekerejweho kandi ku buryo burambye. kugira ngo ahanini nibyo turi buze kuganiraho, ukuntu iki kigo cyabaho, ukuntu umuryango wo gushyigikira ikigo wajyaho. tukaba twabanza kugira ngo twungurane inama, tubereke ibyo groupe initiative yatekerejeho, hanyuma abato n'abakuru bahanurane, turebe ukuntu twangaha dufashe imigambi imwe. murakoze. ndagira ngo batinze mbe ijambo perezida w'inama Niyongira Tuma atugezeho umushinga uduteye. ndabanyura mu magambo avunaguye, ngerageza gusobanura uko mushobora izi ngingo z'ingenzi mubona muri aya mategeko yagenga umuryango wacu dushaka gushyira mu bikorwa. izi statu murazifite,
ni umushinga wazo, muranyuzamo ijisho, turabyunguranaho ibitekerezo, turebe icyo tuvanamo gifite ireme cyatuma uyu mushinga ugiye kubabwira uko twawutekereje, uko twagiye tuganira bamwe muri mwebwe aho ugeze ubu ngubu, kugira ngo ntangure mbese ikiganiro ugire mu bikorwa byabo. Uyu mushinga Centre Igicaniro Memorial 1914 cyangwa se mu Kinyarwanda tuzanonosora nituhindura mu Kinyarwanda ibyo tuza kuba twemera hano, ikigo Igicaniro mu rwibutso rw'umwaka w'1994 kugira ngo babwire amavu n'amavuko y'icyo gitekerezo twagize. Ndabibabwira mu ngingo 6 gerageza kwihuta kugira ngo namwe mbahe umwanya wo kugira icyo muvugaho. Ingingo ya mbere ndababwira nti icyatumye dutekereza uyu mushinga ni iki, igitumye twiyemeza gushyira mu bikorwa uyu mushinga ni iki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ndababwira nti ibyo bibazo se niba twibajije twabiha igisubizo kihe. Ubwo ndaza kurangiza igice cyane nibaza ibibazo umuti se wawe uwuhe. Ingingo ya gatatu biraza kuvuga uti ariko se imvano y'iyi nyito y'iri zina Igicaniro, imvano y'iryo zina ni iyihe. Turakibazaho. Mu ngingo ya kane ndababwira nti inshingano z'icyo kigo z'iyo centre ni izihe. Mu ngingo ya gatanu mbabwire ni ibihe bikorwa shingiro byashyira izo nshingano twihaye muri gifatika. Hanyuma nze kurangiza babwira nti ese imiterere y'iyo centre iramutse ibayeho, icyo kigo kiramutse kibayeho ni iyihe, turatekereza iyihe, turateganya iyihe. N'utwo duce dutandatu nyuramo nihuta kugira ngo uruhare rwanyu runini rwo kungurana ibitekerezo gusa. Icyatumye dutekereza umushinga nk'uko Samara Octavien abivuze nabo ni ibyabaye muri iki gihugu. Imbarutso y'igitekerezo cy'uyu mushinga yabaye iy'itsembabwoko ryabaye muri uyu mwaka w'1994 kuva muri Mata 1994 kugeza muri Nyakanga 1994. Iri tsembabwoko mbese gushyirwa mu bikorwa byaryo binonosoye uko ryatangiye turabigarukaho. Ntimugire ngo dukubise muri 1994 nibagiweho uko ryatwiswe. Itegurwa ryaryo ryatangiye kera, namwe muri aha ngaha munyuze ijisho mu mateka y'u Rwanda guhera muri za 50, nimushaka mujye mbere ya 50 kugeza ubu ngubu. Imbuto runyunyuzi gikoroni ari urwo mu gihugu imbere, ari urwari rw'iwabo ku ntebe ruyobora urwo mu gihugu imbere. Iyo mbuto yateye runyunyuzi uwo nguwo yavomerewe neza na runyunyuzi tuva indimi w'umunyarwanda wo mu gihugu imbere, wo mu gihugu imbere
cyangwa se urwoherejwe kwicarana ku ntebe na runyunyusi rwo ku ntebe mahanga, ariko bose bagambiriye kimwe. Ahangaha nihitirana avuga nti nimukubite ijisho ku mateka y'u Rwanda, murebe ibyakurikiye ingirwa yigenge, ingirwa independence nominale y'izina, ntabwo ari ingiro. Ubwo ndahita nsimbuka, twibereye aho mu ngirwa independence yacu, akantu gasa n'umuseke weya ka lueur d'espoir gasa n'akaboneka mu 1990, umunyarwanda wahejwe iwe, wahejwe iwabo mu bya se na sekuru, mwumve mu Rwanda imbere, mwumve niwe wari waraciye ishyamba, atangira gukeka ko ingoma y'igitugu ishobora kurwanywa, ishobora kuvaho, ishobora gutsindwa. Ingoma y'igitugu isa n'ijegejwega n'intambara igiranye n'inkotanyi, haba ku rugamba rw'amasasu, haba mu bya politiki. Imbere naho mu gihugu ijegejwe n'abari abambari bayo biyemeje kuyitera umugongo mu gihugu imbere, bitabira imbyino iterewe irabora iba munyibuka, imbyino ya demokarasi, umuyaga wa demokarasi. Uko kujegezwa kw'iyo ngoma y'igitugu gutumye imishyikirano yemera, gutumye imishyikirano isinywa, ariko burya kabaye kicwende dukobwa. Ingoma y'igitugu irangiza iti imishyikirano ntiyajya mu bikorwa, irazirungutanya. Impanuka y'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal irabaye, ayiguyemo, ak'umututsi mu Rwanda karashobotse. Itsembabwoko ryateguwe muri ya mateka nababwiye ribonye imbarutso, riratangira, riratunganyijwe mu gihugu hose. Mbese wa mututsi usanzwe akamasa kamara urubanza mu Rwanda, imbarutso irabonetse, arishwe. Ari agakecuru, ari umwana, ari umusaza, ari umunyakigali, ari umunyamujyi, ari umunyacyaro. Inkotanyi bihita bizaga mu nda, imirwano yubuye, zitsinze urugamba, ubutegetsi bushya bugiyeho, ubuyobozi bushya bw'igihugu bugiyeho. Ngiyi guverinoma y'ubumwe bw'igihugu turi mu ngubu. Ngibyo byabaye. Ibiri hose ubu ngubu ni ibikino, ni ibiyi. Ibitekerezo shingiro by'abateguye igihe kirekire itsembabwoko biracyari. Runyunyusi rw'inyuma y'igihugu, nani mu nyuma y'igihugu, nyuma y'urugo. Uwo Runyunyusi aracyahari, aracyategereje, aracyubikiye. Runyunyusi rw'imbere mu rugo aracyahari, aracyubikiye, aracyategereje. Ibishobora se kubaho byaririye. Iyo mitekerereze, iyo myifatire, ukuntu yigishijwe igihe kirekire, ukuntu yigishijwe bihagije, idashengwe neza, idashengwe burundu, yazongera ikiba umugono Abanyarwanda, ikongera ikababyarira ikibi.
nanjye bakuru mubona yakongera ikabahwekereza nk'uko yabahwekereje igihe kirekire. Fashinye se babwiye ibyabayeho ibiriho nibwo bafitiye abo barumusi bombi umuti waguwe. Igisubizo cyari kihe? Turatekereza tuti mu kagoroba turi n'abagabo mubona twicaranye hano tuti hagomba ahantu abacitse ku icumu ry'iri tsembabwoko Abanyarwanda se bahora batekerereza bibaza ku mavu n'amavuko y'iryo tsembabwoko, kubo ryahitanye, ku bisari by'abari bunotse, ku bwungu n'itsirikano bakwiye. Hagomba ahantu, hagomba ikintu cyahora gishushanyiriza abariho n'abazaza iyo ntekerezo igomba guhoraho kuri ayo mavu n'amavuko y'ibyatwayeho n'ingaruka zishoboka. Aho hantu rero ni iyi sante igicaniro Memorial 1994, tukazabishyira mu cyicaro tukareba uko tubyita. Ni ikigo igicaniro urwibutso rw'umwaka w'1994. Ni ahantu ni rusange, ni ikintu, ni icyo kigo gifatika cyo. Ariko se imvano yo nyito igicaniro ni iyihe? Mwabivanye mwabitekereje gute? Mwagikunda iki? Ahangaha ko twakunze tuganira n'abagabo, umusaza twabashe imaki umugoroba watubwiye gutyo, nagira ngo rwose namwe abitiriwe nk'uko yatubwiye ukuntu yatubwiye igicaniro tukariho ijambo rya Imagine. Nakoze umuzi w'inama wampaye ijambo. Mu by'ukuri mu gihe twashakishaga ikimenyetso kigaragaza amahame y'iyi santere twiyemeje gushyiraho, dutekereza cyayibera ikimenyetso, nasanze ibyo twatekereje cyaba igicaniro. ku zihe mpamvu? Igicaniro ubundi kigaragaza umutunzi, cyane umutunzi w'inka yajyaga igicaniro, kandi igicaniro kigahoraho. Igicaniro ntabwo cyazimaga, iyo byabagaho kikazima bitaga yuko gisinziriye. Ubundi kandi igicaniro aho abagabo bicaga bakaganira, bakungurana ibitekerezo cyane cyane byo kubaka. Yewe ndetse nko mu Kinyarwanda uburyo igicaniro cyari gikomeye, nk'uwatwaga nk'undi ntakagira igicaniro yari nko kumutwa ngo akaba umutindi, ngo igicaniro cyari gikomeye. Ikindi gicaniro ko bagicanaga ku buryo kirukana isazi ziri ku nka kugira ngo inka zimerwe neza, inka zishobore gukamwa, zishobore no kuryama. Tugakomeza aho ngaho bw'icyo gicaniro, kumva yuko abagabo bahicaga bakavana ibitekerezo byiza
bigasa n'uko n'abana nimugoroba mu kirambi hafi y'umuriro bota umuriro bari kumwe n'ababyeyi babo, niho bigiraga amateka igihugu, bakayigira imyifatire myiza, bakabahavana ubupfura. Ikindi nanone igicaniro kanyibutsa yuko hahoze hari umuriro wa Gihanga bitiraga Gihanga. Umuriro wahoragaho igihe cyose njyango z'imiryango muri za 59, bakavuga yuko kuva kuri Gihanga uwo muriro utigeze uzima wahoragaho, ndetse ku buryo wari ukomeye mu bami hari ubitiraga umuriro, kuko nyine mu bami amazina yabo bari bafite inshingano biyemeje bakurikije amazina yabo. Umwami w'umuriro waga nka Yuhi, iyo yitwaga Yuhi yagombaga umuriro kongera kugira mushyashya, ari umuhango wari ugenewe bakabita yuko ari inzira y'umuriro. Rero akaba arashinzwe mbese kuko abamwe nka Kigeli Mibambwe Mugabo base yarukungura igihugu bagashaka izindi ntara, haza se Mutara Kidima abaru kugira ngo batunge, none haza Yuhi bakabageze umuco bakongera bakisubiramo bakareba umuco kwa utunga mba komero rero bari ukomeye. Ikindi bijyanye n'umuriro cyane cyane igihe cy'ikiriyo ntabwo abantu baracana babana nabo bakagiraho ibitekerezo, uretse igihe cy'icyunamo iyo umubyeyi yabyaraga amushakiraga umuriro bakamucana, ugasanga rero ibyo bifite ishingiro mu gihe tugomba kwibuka abacu, tugomba igihe cyose, icyo kikaba ari ikimenyetso kigaragara. Niba dushaka gutekereza ibyo bikatwibutsa yuko abantu iyo bicaye hamwe babacanye kugira ngo bote baganire basusuruke. Ikindi nanone ni wa mwotsi wirukana ibibi abazanyemo inabi mu Rwanda, ibitekerezo bibi, ibyo nabyo bikaba ari uburyo twategeza yuko nk'uko umwotsi wirukana amasazi n'ayo mabi yaje mu Rwanda tugomba kwirukana dutangiye kuri iyo santere yacu igicaniro. Amagambo makeya uko nguko nasanze igicaniro cyakwira iyo santere. Murakoze. Murakoze umusaza Mashya, mwumvise ibyo bisobanuro byose by'ijambo igicaniro. Urebye urwo ruziga twararinze dusanga tugomba kwicaranaho tugatekereza iyo santere y'abarebwa n'ibyo bibazo, y'inshuti z'abarebwa n'ibyo bibazo, bakahurira kuri icyo gicaniro bakaganira. Centre de réflexion, recherche, documentation pour une meilleure action. Tukabitekerezaho, tukabinonosora, tukareba igikwiye gukorwa. Ikigo cyo kirasa n'igihura na hariya avuze umuriro wa Gihanga Terenite. Ikigo cyakwerekana kwifuza guhora dutekereza, guhora dukora, symbole de Terenite. Muri ibyo bisobanuro namwe murazakurikira ko biganire, twasanze rwose bishushanya ubwo burenganzira umuntu dushaka kugeraho mu buntu bwacu, niyo twagenda tugasigira abandi